Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV twizere ko muri amahoro natwe turi amahoro turashima Imana nta gikuba cyacitse muri twe nta n'igikuba cyacitse mu bacu kandi dukunda kuvuga ngo nawe bitameze neza mukomere nta n'inkuru mbi twumvishe ku bashuti ba Berwa TV rero dushimye Imana y'amahoro kandi nawe bitameze neza mukomere nago twayibaza ngo uragira ute nibwo bumana bwayo none bishobora kwanga ariko ejo bikemera kuko nifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu mu kiganza reka rero nkuko bisanzwe turi kuri Berwa TV turi kumwe na mama Berwa reka tubanze dusuze inshuti zacu ziri mu Rwanda inshuti zacu ziri i Burundi inshuti zacu ziri Uganda Kenya Tanzania inshuti zacu ziri Malawi inshuti zacu ziri Zanzibar inshuti zacu ziri Amerikani Canada inshuti zacu ziri France inshuti zacu ziri mu Bubiligi inshuti zacu n'ukuri aho ziherereye hose turabashuje Dubai Qatar Oman inshuti zacu ziri Arabie Saoudite mwese nabo tutarondoye mu bihugu bitandukanye mwiyumve mikaze kuri Berwa TV na mama Berwa muri aka kanya rero nkuko bisanzwe tuje mu ijambo ry'Imana dukunda kubanza tukiragiza Imana tugasenga Imana iba yaturinze nta kintu twatanze abantu bose ntabwo biriwe ariko baraye nta nubwo abaramutse ariko biriwe ariko twebwe kuko turi amahoro tuba tugomba kubanza tugashima Imana y'amahoro Imana rero yumve ko tuyishimye kandi tubikuye mu ndiba z'imitima yacu reka rero mbere yuko twinjira mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe tubanze twiragiza Imana duhendahenda Imana dusaba Imana imbabazi Imana mu izina rya Yesu Kristo nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo Imana y'imbaraga n'imbabazi Imana data Imana yaremye isi n'ijuru turagushimye ko waturinze kuri uyu munsi waturindiye mu buntu bwawe reka amaraso yawe atweza dutunganya dukureho umugayo njyewe ugiye kuvugira ijambo ntaba ari njye ururuke wivugire muri njye ndetse n'abagiye kuryumva ntaba ari bo baryumvire muri wowe njyambaje nizeye izina ryawe ryera amena presence y'Imana n'ukuri igitubaho ari uvuga ijambo ndetse n'ugiye kuryumva tujye turyumvira mu mwuka wera kurenza uko twaryumvira mu mubiri kuko mu ubibye ngo ikibibwe mu mubiri gisarurwa mu mubiri reka rero dusome mu Abami ba mbere igice ni cya 3 n'umurongo wa 10 dukomeze muri ibyo bicaravuga ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ariyo Salomo yamusabye Imana ihera ko ibwira Salomo iti kuko ibyo ari byo usabye ukaba udasabye kurama ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera nuko nkugiriye uko unsabye dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse mu bakubanjirije cyangwa mu bazakurikira ntawe uzahwana nawe kandi nguhaye n'ibyo utansabye ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yabigenderagamo nzakongerera kurama mwakire neza ijambo ry'Imana dusomye ijambo ry'Imana ritari rigufi ariko ritari na rirerire dusomye ku mateka y'umugabo witwa Salomo yari umuhungu wa Dawidi murabizi ko Imana yari yararaze ingoma kwa Dawidi ubwo Dawidi yari amaze gutanga himye ingoma witwa Salomo ari we muhungu wa Dawidi amaze kwima ingoma Imana ivugana nawe aratekereza Salomo aribaza aravuga ati data yakoze byinshi byiza data yagize neza nta kintu nshobora gukora kirenze ku byo data yakoze aravuga ngo niki nasaba Imana Salomo yari umuntu w'Imana Salomo yari afite ubuhanga n'ubwenge yumvaga hari icyo mu byose yakoze nta kindi akwiye gukora kirenze aratekereza aravuga ati nsaba Imana atekereza neza cyane asaba neza cyane ureke muri iyi minsi uburyo turi gusaba nabi tugasaba iby'ubutunzi tugasaba ibidafite umumaro kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi ni inyongera noneho Salomo yaryoheye cyane arareba aravuga ni iki ndi busaba Imana ese ni iki nabwira Imana ni iki
nasaba imana kugira ngo ubwami bwanjye bukomere kandi bube ubwami butabera. Ngarareba aravuga ngo unyihere ubwenge nabwo atari ubwenge bukeneye icyubahiro ya hari ugusaba ubwenge bwo kwamamara ugakora ibikomeye. Ntuze ngo umpe ubwenge mbashe gucira abantu bawe imanza zitabera. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ngira inezererwa Salomo. Iravuga ngo yewe Salomo, kuko unsabye ikintu cy'igiciro, ntusabe ko nakwica abanzi bawe, ntusabe icyubahiro, ni ukuri ndabikora. Hari ibintu twitiranya, tuzi yuko Imana ibintu yanga cyangwa se ibyirwanya ari ibyaha pe, ariko ibyaha biratandukanye. Buriya hari ibyaha Imana yanga urunuka. Icyaha cya mbere Imana yanga urunuka, yanga icyaha cyo kurenganya utari ukwiriye kurenganywa. Umuntu yakora icyaha agasambana, nibyo koko ubusambanye aba ari icyaha wikoreye mu mubiri wawe, aba ari icyaha wikoreye ubwawe. Ariko iyo urenganyije utari kurenganywa, ugahohotera utari guhohoterwa, ukambura utari kwamburwa, bibabaza Imana. Imana inezererewe uwo mutima wa Salomo. Salomo asabye iby'igiciro, aravuga ngo unyihere ubwenge mbashe gucira imanza abantu imanza zitabera. Amina, haleluya. Ngo Imana iranezerwa, iramubwira ngo yewe Salomo we, ngo kuko unsabye, utansabye ko abanzi bawe bapfa, ukaba unsabye iby'igiciro, ukaba unsabye ubwenge kugira ngo ucire abantu imanza zitabera, mbiguhanye n'icyubahiro, mbiguhanye n'ubutunzi. Mu bami bose bakubanjirije ntawe uzahwanana, nta n'umwe ugiye kugira icyubahiro umushyize hejuru yabo, ndetse no mu bazaza ntawe uzamera nkawe, kuko usabye neza. Imana iduhe kumenya gusaba neza turi imbere y'Imana. Hari igihe ujya imbere y'Imana yavuga ngo ariko Mana, ibintu twese tuza tugusaba, tukubwira amarangamutima yacu, gutita kwacu, gusaba kwacu. Hari n'abasaba nyine ugasaba ngo abantu bapfe, unagasaba ngo abantu bahure n'intambara n'amakuba. Ariko Imana kuko ari umubyeyi, ibi byose bishyira ku murongo. Ariko reka dusabe, twige gusaba ikintu cy'ubwenge. Rero kuri uyu murongo Imana yarabimuhanye, imuhana n'iby'ubwenge. Murabizi ko Salomo yaciye imanza zitabera ubwo bazanaga umudamu n'abana babiri, bazanye umwana wapfuye abadamu bari kumurwanira. Murabizi ko Salomo ubwo bwenge bwahise bukora, akabacira urubanza atabereye. Hano rero kuri uyu murongo hasi aravuga ngo ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yabigenderagamo, nzakongerera kurama. Ngo niwitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yabigenderagamo, nzakongerera kurama. Haleluya. Imana imaze kumuha icyubahiro, ibona ishobora kumuha icyubahiro, ikamuha ubutunzi, ikamuha ibisabwa byose n'ibikenewe byose, ikamuhereza ubuzima. Ariko uyu Salomo ntagendere mu mateka no mu mategeko y'umwami Imana. Iramubwira ngo niwitondera amategeko yanjye, ukitondera amateka yanjye, ndetse nguhaye no kuzarama. Arangije Salomo arabinezererwa. Ariko nta kindi cyahesheje Salomo ubutunzi, nta kindi cyahesheje Salomo kurama, ni ugusaba neza. Muri iyi minsi rero turi gusaba nabi. Waba uri umukobwa ukagenda ugasaba ndashaka umusore w'ibogare, ndashaka umusore ufite amafaranga, ntusabe ngo ndashaka umugabo ukijijwe uzabasha kungeza mu bwami bw'ijuru. Ntusabe ngo ndashaka umugore ukijijwe uzabasha kungeza mu bwami bwo mu ijuru. Ugasaba ufite amafaranga, nabyo ni byiza. Ugasaba uw'iboga. Ntago mu mateka ya Dawidi bajya batubwira ko Dawidi yari umugabo munini, oya, Imana ntireba nk'abantu. Ariko Imana yararebye, irareba mu muryango wa se, irareba ba Bidadani, irareba ba Yonatani, irareba isanga Salomo niwe Imana, isanga Dawidi niwe Imana yishimira. Iravuga ngo mbonye umuntu nishimira jya kunyimikira. Imana igeze ku bandi ntiyabishimira. Kandi ngo Dawidi yari yaratawe aba mu ishyamba, ngo yari gato cyane, agawa cyane, atagaragara. Rero kuba umuntu ko wamubona fizikali ariko afite Imana nk'umutabazi, uriya muntu aba akomeye. Mu bantu rero dukunda kurebera abantu
mu gihagararo, mu masura, mu butunzi. Oya, hari igihe umusanga akakwahagiza ukabira icyuya. Rero ni ngombwa ko dusaba iby'agaciro. Muri iyi minsi ntabwo turi gusaba iby'ubwenge. Saba umuntu ukijijwe, saba umuntu ufite Imana, saba umuntu usenga, saba umuntu n'ukuri ufite agakiza. Nusaba umuntu ufite agakiza, urugo rwanyu ruzabona byose, kuko ahantu hari amahoro ibintu byose byitaba mu mahoro, ariko ahantu hari induru ibintu byose birahunga. Niyo mwaba mufite ibya mirenge bitarimo amahoro, bitarimo umunezero, ibintu byose birabahunga. Ariko ngo Salomo asaba ikintu cy'ubwenge. Icyama Imana ikadukora ku mutima, icyama Imana ikadusanga, ikaduha kumenya gusaba ikintu cy'ubwenge, tukamenya uko tujya imbere y'Imana tuyisaba, tukamenya uko tujya imbere y'Imana tuyinginga, tukamenya icyo dukwiye kuvugira imbere y'Imana. Njye nsenga nkavuga ngo ariko Mana, ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari ibyuma. Mba navuze byinshi, mba narondoye byinshi, mba nasabye byinshi, ariko Imana ibyo ishaka n'ibyo ishima aba ari byo izagiduha. Hari igihe wasaba n'ibidafite umumaro, hari igihe wasaba n'ibigiye kukwica, hari igihe wasaba n'ibituma uyivaho, kuko Imana yo iturebera mu mbaraga zacu dufite zo kurezisita mu bintu igiye kuduha. Imana ishobora kuguha ibintu ikabona ntabwo ufite ubushobozi bwo kubijera ikabyihorera. Buriya ntabwo Imana itwima ifite. Imana ifite ubushobozi bwinshi, ahubwo dusaba icy'ubwenge, dusaba agakiza. Ijambo ryamwe ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi ni inyongera. Ni ukuri ukijijwe neza nta kintu ushobora kuburira ku Mana. Urimo neza nta kintu na kimwe ushoborera ku Mana. Dufite ibimenyetso, dufite ibihamya byo kuvuga Imana yacu neza. Imana ijya igirira neza abantu bayo. Nta muntu n'uyu n'umwe wiringiye Imana gakorwe n'isoni. Rero ngo uyu mugabo Salomo, mu bami bose babanje, nta muntu wigeze ugira icyubahiro nk'icya Salomo. Hejuru y'ijambo rimwe asabwe, cyama tukamenya gusaba neza. Mu bami bose nta muntu wigeze uruta Salomo. Hejuru y'ijambo rimwe Salomo yisabiye ubwenge. Yasabye ubwenge buhabwana n'ubutunzi, ubwenge buhabwana n'icyubahiro, ubwenge buhabwana n'ubugingo. Salomo yisabiye ubwenge bwo guca imanza ntawarenganye, imanza zitabera. Imana idukore ku maso cyangwa se idukore ku mitima, tumenye uko dukwiriye kwisaba tugeze imbere yayo, kuko ijambo ryarambwiye ngo kwizera gufatanyije n'umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Iyo wizeye ukizera ukanyurwa n'ibyo utunze, ukanyurwa n'uriwe, ukanyurwa n'ugusa, ukanyurwa, bizana inyungu nyinshi. Rero icyo dusabwa ni ukwizera no kunyurwa, bizatuzanira inyungu nyinshi. Reka rero ni ukuri dusenge kandi twizere Imana, kuko Imana ishoboye byose. Imana ni ukuri bihagije, nta kintu na kimwe twaburira mu kiganza cy'Imana, kuko Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi wacu, Imana ni umubyeyi, Imana ishoboye byose, Imana igira neza, Imana ihindura amateka. Imana mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa, Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, tugushimiye kubwira ijambo nyaguhora ku ngoma. Unyemerere ugiye kugengwa nawe. Icyatumye Salomo asaba iby'ubwenge cyangwa ikintu cy'ubwenge, akisabira ubwenge, ni uko yari afite mwuka wera umuyobora. Uduhe uyu mwuka wera rero atuyobore neza, tubashe kuza imbere yawe tuyoborwe na mwuka wera. Urakoze urakarama mubyeyi wanjye, uduhana umugisha n'abera bose, kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo duha. Ndambaje nizeye izina ryawe ryera, amen. Shalom, 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 shalom. Ndabakunda. Niba unyuzwe n'ijambo ry'Imana, kora subscribe, share, comment, ariko utabikora nk'umuhango. Niba unyuzwe, kora subscribe, share na comment. Unyuzwe ariko kandi ntubingumba mu by'umwuka, ntubingumba, ujye woherereza n'abandi babasha kumva ijambo ry'Imana. Kandi tumenye gusaba neza, dusabe iby'ubwenge, twe gusaba iby'ubupfu, twe gusaba iby'akanya gato, dusabe ibizatuma turamba, tukarambana na Kristo ku ngoma ya Kristo. Shalom, shalom. Mugire umugoroba mwiza bitewe naho muri, cyangwa ijoro ryiza. Imana y'amahoro ibarinde. Mwari kumwe na Mama Birwa kuri Birwa TV. Shalom, shalom.